Yatangiye gukora mu itangazamakuru afite imyaka 19 gusa. Aba umunyamakuru kuri televiziyo ya Nashville. Muri 1984 yagizwe umunyamakuru w'ikiganiro AM Chicago. Nyuma y'igihe gito cyahise gihinduka The Oprah Winfrey Show. Muri 1986 iki kiganiro cyahise kiba icya mbere mu bikurikiranwa cyane muri Amerika yose. Twabateguriye uyu nguyu Oprah kugira ngo nawe ibibazo urimo uze kumva ko nta hantu Imana idashobora kugukura. Niyo mpamvu twahisemo uyu muntu kugira ngo nawe ibibazo urimo, ikintu cyose urimo wumva ko kikugoye, wumve ko nta hantu Imana itakura umuntu kabisa. Uyu Oprah Winfrey yatangiye kwinjira mu by'ubucuruzi, yashinze sosiyete yitwa Halipo Production. Imuha ububasha bwo kugenzura ibikorwa bye byose. Yabaye umugore wa mbere w'umwirabura ukize cyane muri Amerika, afite agaciro ka miliyari z'amadolari. Yashoye imari mu bitangazamakuru, inyubako no mu bikorwa by'ubugiraneza. Aharanira guteza imbere uburezi n'ubuzima bw'abagore n'abana. Ubufatanye n'impinduka. Oprah azwi cyane ku bikorwa bye by'ubugiraneza, harimo no gushinga ishuri Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls muri Afurika y'Epfo mu 2007. Yakoze byinshi mu guharanira uburenganzira bw'abagore n'abana, agashyigikira ibiganiro bigamije impinduka mu buzima bwa benshi. Shuti mukunzi wa Kuramya TV1, turagusabye ngo ukore subscribe kuri channel yacu. Aho tugeze turagusabye ngo ukore subscribe. Muraba agaciro, turabakunda cyane. Uyu Oprah Winfrey yaje guhabwa ibihembo. Yahawe ibihembo byinshi birimo Presidential Medal of Freedom yahawe na Perezida Barack Obama muri 2013. Yashizwe ku rutonde rw'abantu bafite imbaraga n'icyubahiro kurusha abandi ku isi inshuro nyinshi n'ibinyamakuru ka Forbes na Time Magazine. Ubu rero uyu Oprah Winfrey aho ageze ubu ngubu, Oprah akomeje gukora ibikorwa by'ubucuruzi, gutegura ibiganiro no gukora mu itangazamakuru binyuze ku rubuga rwe rwa televiziyo rwitwa Oprah Winfrey Network. Ni umwe mu bantu bafite ingaruka zikomeye mu gushigikiriza abandi guhindura ubuzima bwabo. Twahisemo kuza tubategurira ibiganiro n'amateka y'abantu bagiye baturuka ahantu kure bakagenda bazamuka. Nibyo bintu twagiye tubategura kuri channel yacu ya Kuramya TV1. Twahisemo kino kiganiro Faith over Fail. Ni ukugira ngo usubizwemo ibyiringiro, wumve ko bishoboka, upushinge, moving forward. Uyu Oprah Winfrey ni urugero rukomeye rw'uko umuntu ashobora kuva mu bukene bukabije akagera ku rwego rwo hejuru mu buzima. Uyu Oprah Winfrey ni urugero rwiza rukomeye rw'uko umuntu ashobora kuva mu bukene bukabije akagera ku rwego rwo hejuru mu buzima. Dore rero amagambo Oprah Winfrey yavuze, amagambo ashobora gusubizamo umuntu ibyiringiro, amagambo ashobora kuguhindura kuri uyu munsi ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa mbere 2025. Oprah Winfrey agaragaza uburyo yahinduye ubuzima bwe ndetse akanahumuriza benshi. Icyambere yavuze, ijambo rya mbere ryavuzwe na Oprah Winfrey, yaravuze ngo icyo wemera nicyo kigena aho uzagera mu buzima. Niba wibonamo gutsinda uzabigeraho. Ijambo rya mbere wa Oprah Winfrey yaravuze ngo icyo wemera nicyo kigena aho uzagera mu buzima. Nimba wibonamo gutsinda uzabigeraho. Ijambo rya kabiri Oprah Winfrey yaravuze ngo ubugwaneza bwawe buvuga byinshi kurusha ibyo ukora.
ba umunyakuri, ba umunyampuhwe, kandi ba umunyacubahiro. Yaravuze Oprah Winfrey, ijambo rya kabiri yavuze ngo ubugwaneza bwawe buvuga byinshi kurusha ibyo ukora. Ba umunyakuri, ba umunyampuhwe, kandi ba umunyacubahiro. Ijambo rya gatatu ryavuzwe na Oprah Winfrey kuri uyu munsi twaguteguriye, yaravuze ngo byose bitangirira ku kwikunda. Iyo wakunze uriwe, isi nayo igutangira kugukunda. Ijambo rya gatatu ryavuzwe na Oprah Winfrey twaguteguriye kuri uyu munsi, yaravuze ngo byose bitangira ku kwikunda. Iyo wakunze uriwe, isi nayo itangira kugukunda. Nshuti mukunzi wa Kuramya TV1, uyu munsi nibyo twaguteguriye. Tugiye kukubwira ijambo rya kane ryavuzwe na Oprah Winfrey. Yaravuze ngo gutsindwa n'intambwe igana ku ntsinzi, tucika intege igihe ibintu bitagenze uko ubitekereza. Yaravuze ngo gutsindwa n'intambwe igana ku ntsinzi, tucika intege igihe ibintu bitagenze uko ubitekereza. Ntucike intege mu byo uri gukora mu gihe ubona ibintu bitagenze uko wabitekereje. Irindi jambo rya gatanu ryavuzwe na Oprah Winfrey, yaravuze ngo ntukarebe ku buryo wavukiyeho, ahubwo reba ku mbaraga n'umuhate byagufasha kugira aho ugera. Ntukarebe ku buryo wavukiyeho, ahubwo reba ku mbaraga n'umuhate byagufasha kugira aho ugera. Umuhate n'imbaraga nibyo bifasha umuntu kugera ku cyo yifuza, kugera ku ntego yiwe. Ijambo rya gatandatu nakubwira ryavuzwe na Oprah Winfrey, yavuze ngo icyo umuntu wese akeneye mu buzima ni ukumva ko ari ingenzi mu byo gukora byose, cyangwa wibuka ko ushobora kugira uruhare mu gushimisha abandi. Yaravuze ngo icyo umuntu wese akeneye mu buzima ni ukumva ko ari ingenzi mu byo akora byose. Jya wibuka ko ushobora kugira uruhare mu gushimisha abandi. Ibuka ko ibyishimo by'abandi bishobora guturuka kuri wewe. Uyu munsi twahisemo aya magambo, komeza ukurikirane channel yacu tuyasoza aya magambo kabisa ntagucike. Ijambo rya karindwi ryavuzwe na Oprah Winfrey, yaravuze ngo ibintu byose ni byiza mu gihe cyabyo, wihutira kwigereranya n'abandi. Ibintu byose ni byiza mu gihe cyabyo, wihutira kwigereranya n'abandi. Ibuka ko urugendo rwawe ari rwonyine kandi rufite agaciro kadasanzwe. Wikwihutira kwigereranya n'abandi. Yaravuze ngo ibintu byose ni byiza mu gihe cyabyo, wikwihutira kwigereranya n'abandi. Ibuka ko urugendo rwawe ari rwonyine kandi rufite agaciro kadasanzwe. Urugendo rwawe nta rundi rugendo bisa, urugendo rwawe ni urwawe wenyine. Wikwigereranya n'abandi bantu. Ijambo rya munani ryavuzwe na Oprah Winfrey, rishobora kugusubizamo ubuzima uyu munsi, rishobora kugusubizamo imbaraga, rishobora kugeza ku ntego yawe, kugira ngo udacogora. Ubuzima si ugusa. Ijambo rya munani twari tukubwiye ngo Oprah Winfrey yaravuze ngo ubuzima si bwo bushobora kuguhindura, ahubwo wewe ni uko ushobora guhindura ibikubaho ukabibyazamo amahirwe. Ubuzima si bwo bugomba kuguhindura wewe, ahubwo basha guhindura ubuzima, ibikubaho ubashe kubibyazamo amahirwe kugira aho ugera. Oprah Winfrey, ijambo rya 9 yaravuze ngo nimba ushaka intsinzi nyakuri, ujye ukora ibyo ukunda kandi ubikore neza bishoboka. Nimba ushaka kugera ku ntsinzi nyakuri, ujye ukora ibyo ukunda kandi ubikore neza bishoboka. Ubikore ukwawe kose, uko wumva kose, ushiremo imbaraga. Nturebe ku abantu bashaka kuguca intege, ariko wewe kora ibyo ukunda kandi ubikore n'umutima wose.
Ijambo rya 10 ryavuzwe na Oprah Winfrey, yaravuze ngo ntuzemere ko ibibazo byawe bigena uwo uri we, jya ubikoresha nk'umwanya wo kwiga no gukura. Oprah Winfrey yaravuze ngo, ijambo rya 10 yaravuze ngo ntuzemere ko ibibazo byawe bigena uwo uri we, jya ubikoresha nk'umwanya wo kwiga no gukora. Ibibazo ntabwo ari byo bishobora kugena uwo uri we. Ibibazo ntabwo ari byo bishobora kugena uwo uzaba. Wewe ahubwo bikoreshe kugira ngo ubashe kujya ubikoresha nk'umwanya wo kwiga no gukora no gukura. Bikoreshe bimere nk'umwanya. Ubikoreshe ibyo bibazo byawe urimo, jya ubikoresha ahubwo ubihindura intwaro, ubihindura akazi, ubihindura amaguru ashobora kukugeza mu gukura. Aya magambo yerekana uburyo Oprah Winfrey yahoraga ashishikariza abantu kugira icyizere, kwihangana no kwiyubakira ubuzima butangaje. Nshuti muvandimwe, aya niyo magambo twari twabateguriye kuri uyu munsi. Aya niyo magambo mwateguriwe n'umunyamakuru wanyu Nzayiramya Joseph, ukorera ikinyamakuru cya Kuramya TV1, kandi nawe bibategurira kino kiganiro akanakibagezaho. Hari amagambo twari twabateguriye y'abantu banyuze mu buzima bukomeye, bugoye, ariko bakaza kuba abantu bakomeye. Amagambo yari yavuzwe na ijambo rimwe ryari ryavuzwe na Oprah Winfrey, yavuze ngo nta kintu kiza gisumba imbaraga zo guhangana n'ubuzima bukomeye. Nta kintu na kimwe gisumba imbaraga zo guhangana n'ubuzima bukomeye. Irindi jambo rya kabiri ryari ryavuzwe n'undi muntu ukomeye, Nelson Mandela. Nelson Mandela yavuze ngo ntabwo ari uko wavukiye, ahubwo ni icyerekezo ufata mu buzima bikugira uwo uri we. Ntabwo ari uko wavutse bishobora kukugira uwo uri we, ahubwo ni icyerekezo ufata mu buzima bikugira uwo uri we. Iryo jambo ryavuzwe na Nelson Mandela. Uyu tuzamubagezaho gutaha kabisa, ndabibemereye. Ejo niwe tuzabagezaho, abantu bakurikira Kuramya TV1. Uyu nguyu tuzabagezaho amakuru ye yose. Irindi jambo rya gatatu ryavuzwe na Tyler Perry, yaravuze ngo ubukene ntabwo ari ikintu kigena aho uzagera. Ni rimwe n'iringiri rya Nelson Mandela. Ntabwo ari uko Nelson Mandela nuko yari yavuze ngo ntabwo ari uko wavukiye ahantu hagoye hashobora kugena uwo uzaba, ahubwo ni icyerekezo ufata mu buzima bikugira uwo uri we. Uyu nguyu nawe Tyler Perry tuzamubagezaho ubutaha, none tumara kubagezaho rya Nelson Mandela. Yaravuze ngo ubukene ntabwo ari ikintu kigena aho uzagera, ahubwo nuko witwara imbere yabwo bikugira uwo uzaba we. Ubukene ntibushobora kukugena aho uzagera. Wewe rero nuwemera ko ubukene bugena aho uzagera, naho ngaho nyine uzagera. Ariko wowe ushobora kugena noneho, ushobora kugena aho uzagera wenyine. Urashaka aya ni amagambo urigize irindi jambo ushaka ko tubagezaho, twari bategura kandi tukabagezaho, andika muri comment, wandike inyunganizi, ushobora kutugiramo inama, ushobora kutubwira umuntu tuzagushakira, ushobora kutubwira amakuru tuzakubwiraho. Wewe watwandikira ahangaha muri comment, nta kibazo kabisa. Comment zanyu ni z'agaciro. Uramutse utwandikiye uri uwa mbere, ejo twahita tukugezaho umuntu uwo ari we wese ku isi, amateka ariyo yose ku isi, igihugu icyo ari cyo cyose ku isi, abaperezida, abahanzi, umuntu wese ushaka ko twakubwira amateka ye n'ubuzima yanyuzemo n'inkuru iyo ari yo yose udasobanukiwe, twayikugezaho kabisa. Impamvu twabateguriye kino kiganiro, iki kiganiro twakibateguriye kugira ngo
abantu bongere basubizwemo imbaraga, basubizwemo ibyiringiro. Muri ab'agaciro, turabakunda cyane. Dusoza aya magambo yose, reka tubagezeho icyanditswe. Turasoma Yohana 3:16. Ni umurongo uvuga ku rukundo rw'Imana kandi usobanura ihame ry'ubukristo ryo gukizwa no kugira umubano mwiza n'Imana. Dore ibisobanuro by'iri jambo twabagezaho uyu munsi ry'uyu murongo. Igice cya mbere avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Imana yagaragaje urukundo rudasanzwe ku bantu bose, nta kuvangura, kabone n'ubwo isi yuzuyemo ibyaha n'imyifatire mibi. Urukundo rw'Imana ntirugira imibibi kandi rwo rwabaye impamvu nyamukuru yo gutanga Yesu Kristo nk'impano y'ibyaha byacu. Twabateguriye ijambo rivuga ngo Yohana 3:16 avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umuntu wese uzamwizera atazarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icyatumye itanga umwana we w'ikinege, umwana w'ikinege ni Yesu Kristo. Niwe wenyine utagereranywa, ufite ishusho y'Imana ubwayo. Gutanga Yesu ni igikorwa kitangaje kandi cy'igiciro gikomeye. Rikenera urukundo rw'Imana rwimbitse. Iryo zina rya Yesu Kristo niryo rigaragaza urukundo rw'Imana nyakuri ku buzima bw'abantu, kugira ngo umwizera wese atarimbuka cyangwa atazapfa. Uku kwizera ntabwo ari ukubona Yesu nk'umuntu gusa. Uku kwizera ahubwo ni ukumwakira nk'umucunguzi n'ubugingo bwawe. Kudapfa bivuze kutarimbuka by'iteka, uku kudapfa Bibiliya ivuga bivuze kutarimbuka by'iteka, kuko ubundi icyaha kizanira abantu urupfu rw'umwuka. Kandi urupfu ruzana, urupfu nta kindi kizana urupfu n'icyaha. Ahangaha ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho ni isezerano ry'ubuzima burangwa no kubana n'Imana iteka ryose. Yesu yazanye ubuzima bushya butangirira hano ku isi binyuze mu kwizera Yesu Kristo, bukazakomereza mu buzima bw'iteka ryose. Bavandimwe bakunzi bacu, turabasaba gusa gukora subscribe kugira ngo natwe tuzakomeze kubagezaho aya magambo, kandi tuzi ko azabagirira umumaro muri uyu mwaka dutangiye. Umwanzuro nababwira kuri iri jambo ry'urwandiko rwa Yohana 3:16 niryo jambo rikuru muri Bibiliya yose, kuko rigaragaza urukundo rw'Imana yagize ku mwana w'umuntu. Ni intangiriro y'umugambi w'agakiza k'Imana. Imana iduhamagarira kuyizera, kuyakira no kuyegera ngo tugire ubuzima bufite amahoro n'ibyiringiro. Buriya ubuzima budafite amahoro n'ibyiringiro ntabwo buba buriho. Ibyiringiro tubikura kuri Yesu. Ni umurongo w'isezerano rigaragaza ko Imana idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ko twese tugomba kumenya urukundo rwayo, kubaho mu rukundo. Imana ntishaka ko abantu barimbuka, ahubwo irashaka ko abantu babaho mu rukundo rw'Imana. Ntabwo Imana yazanye Yesu kugira ngo atubere ikigusha. Ntabwo Imana yazanye Yesu kugira ngo aducireho urubanza, ahubwo yaje kudukiza ibyaha n'akarande n'amateka. Bene data, turabashimiye mwe mwakurikiranye ibiganiro bya Kuramya TV1. Ejo tuzabagezaho amateka ya Mandela, president wa South Africa, intwari ya Afrika. Tuzabagezaho amateka ye, kandi tubongere tubagezeho n'ijambo ryabasubizamo ibyiringiro. Mukomeze gusa mukurikirana ibiganiro byacu bya Kuramya TV1. Iki kiganiro twabateguriye, iki kiganiro gishobora guhindura umuntu kikamusubiza mu rundi rwego. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.